icyambere tubibone muri wa mujyo watangiye nyuma y'aho umukuru w'igihugu yaramaze kubivuga, uretse ko byari byanatangiye mbere, hakabamo ubugenzuzi, hakabamo ubwinjiramikorere, niko navuga, burenze ubwari busanzwe hagati yabo n'ikigo kibashinzwe cya RGB. aho hose niho hagiye havamo abafungwa, sibyo? Banashyiriweho ibyo bagomba kuzuza kugira ngo babe bongera gufungurirwa. Aho rero haza kubaho ko nyuma y'uko bitwaye Derek ngewe mu mboni zanjye Jonathan mbona iki kibazo cy'imiryango ishingiye ku myemerere mbona nk'ikibazo cyaba cyaragize n'uruhare mu mihindagurikire y'ubuyobozi bukuru bwa RGB. Byashoboka. Nyibona nka kimwe mu byaba byaragendeweho ku mihindagurikire mu guhindura imiyoborere yari iri muri RGB. Icyo gihe rero uje Honorable Picard naza azabifatiraho byari biri abantu bafungirwe by'agateganyo aho ngaho kugira ngo babe bagira ibyo buzuza. Hari ndetse n'abambuwe lisanse, sibyo ra? Ikizabaho rero namara kwitonda noneho yarangiye kubyinjiramo neza, azareba ibibazo birimo, akora assessment y'aho biva, we n'abajyanama be n'igihugu muri rusange bakaza amabwiriza. Ariko mu by'ukuri ayo mabwiriza azaba agamije iki? Urumva? Icyambere usesenguye amabwiriza harimo, urabyumva, ndi kubyumva, sinzi niba ari njye wabisesenguye nabi, yabimpaye nyakubaho, aba yabimpaye rwose ati ndike ibi ngibi menye ko tuza kubigira icyo tubivugaho. Nabonye hari icyambere ari amabwiriza agamije ari ugukumira, urumva, ugukumira cyangwa se kugabanya imyumvire yari iriho yuko icyo gice ari igice bwacya mu gitondo ugafata abantu ugashinga ugafata sitati ukagenda ugafungura byoroshye. Urumva? Nabonye amabwiriza agana ku kugabanya ubwinshi hashingiwe ku gukomeza ukwinjira. Yego, nicyo kintu gishya nabonye muri aya mabwiriza, gukomeza ukwinjira. Hari ukuntu wakwinjira mu muryango ari igihogere, Derek, sibyo? Uko bagenda bagabanya umuryango niko nawe mbere yo kwinjira utaza wihuta, ubanza kwitonda ukareba. Icyo ni icyambere nabonyemo hariya. Ariko kuri sibyo? Icya kabiri, ubanza amakuru natwe twari dufite hanze, ariko mbere yo kuza kuri izi mikoro mbibutsa ko turi abanyarwanda kandi natwe dutuye muri karitsiye, sibyo? Burya ni naho amakuru ya mbere umwuga wacu dusaba kuyakura na mbere y'ibindi byose. Ubanza ibintu byo kuza gukiza abanyiramadini na tusha ya bizinesi yari iri muri iyi, mu by'ukuri yari imaze guherekeza imwe muri iyi miryango ishingiye ku myemerere, kandi ugasanga abari ku ruhembe mu by'ukuri nk'abashinze iyo bizinesi ari bo byungura kurenza uko byungura abo bantu muri rusange. Ubanza aya makuru nayo yaba yahawe umuti wo kuvuga ngo nitwongera kontorore, sibyo? Nitwongera ubugenzuzi, kuko ubundi biri mu nshingano kuri iyi miryango iza yose ifite aho ihuriye na RGB. Uko nyizi nzira itegeko yose, burya imari yayo n'amaraporo yayo RGB ibishinzwe. Yego, n'abariya b'intuza ubundi hari abari barigize intakoreka bitwa muri siporo, abo tubarizwamo bo bari barigize intakoreka ngo ntibagira n'ibiki. Ubu nabo raporo z'imari barazitanga. Harimo kureba ku kuvuga ngo oya, reka turebe ko ari abantu bishyize hamwe, yego niko koko bahuriye kuri gahunda yo kwemera, ariko ari abantu bazamurana mu bukire bwo muri roho n'ubukire bw'umubiri. Ubukire bw'umubiri cyangwa se iterambere rya mubiri ry'umuryango n'iki mu buryo busanzwe. Ubwo aho niho leta ireba, urabyumva Deri? Aho niho leta ireba. Rero kugeza ubu ngubu ubukire bwa roho bwari buba ntago bwajyanaga n'ubukire bw'umubiri hamwe na hamwe. Kubera iki? Icyagakirije umubiri, iterambere rya muntu, urumva,
cyajyaga cyane ku bashinze cyangwa se abahagarariye iyo miryango ishingiye ku kwemera imwe n'imwe, ariko wajya kureba abayoboke ugasanga oya, kandi buri cyumweru hakabaho gutura. niho numvise nimugoroba umuyobozi wa RGB arimo avuga ati mwuka byaremwe muzi ko twanavumbuye n'abadatunga konte kandi batura buri cyumweru. iyo ni ingingo ya kabiri ikomeye. ni ukuvuga ngo amafaranga nta tarasi aba afite. kujya kureba ayo mafaranga ari aho ngaho mu by'ukuri ari amadini araza gusaba gukora adjustment nk'aho haza kubamo imikorere nk'iya koperative. burya baranahura banasabira n'ibyangombwa hamwe. urumva nayo rwose leta yazanye ingufu zo kwesita kuri icyo kintu cyo gukora koperative cyangwa se gushyira hamwe abantu ntibaze kwita gusa mu gufungura ibiribwa bya roho, ariko leta yibukije abantu ko n'iby'umubiri abaturage bacu barabikeneye. none se Jado nongeye kubaha ikaze kuri PBO TV. nitwa Paul Biri. dutangiranye n'umunyamakuru Jado Castari ubwo yatangazaga mu kiganiro mu mpeko y'iwacu cya BNB Kigali FM uko we yabonye imyanzuro igena uko imiryango ishingiye ku myemerere izajya ibaho. aya mabwiriza yaraye kuri uyu wa mbere tariki 10 Werurwe 2025 asohowe n'urwego rw'imiyoborere RGB. reka tuyinjiremo twumve nyirizina uko ateye. urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rwasohoye amabwiriza mashya agenga imiryango ishingiye ku myemerere mu Rwanda, ategeka ko umuryango mushya ushingiye ku myemerere ugiye kwandikwa ugomba gutanga miliyoni 2 adasubizwa ya serivisi yo guhabwa ubuzima gatozi, kandi ugatanga n'urutonde rw'abantu 1000 bawushyigikiye mu karere ugiye gukoreramo. imiryango ishingiye ku myemerere ibarirwamo amadini n'amatorero n'indi bashamikiyeho. mu bugenzuzi bwakozwe mu 2024 ku miryango ishingiye ku myemerere harebwa iyubahirizwa ry'amabwiriza yigenga, bagahasize amatorero arenga 50 ahagaritswe gukorera mu butaka bw'u Rwanda kubera kutuzuza ibisabwa, mu gihe inzu zisengerwamo zirenga 9,000 nazo zafunzwe kubera kutuzuza ibisabwa byagenwe. amabwiriza yo kuwa 6 Werurwe 2025 yerekeye ibindi bisabwa imiryango ishingiye ku myemerere ategeka ko umuryango usaba ubuzima gatozi muri RGB werekana icyemezo gitangwa n'akarere cyangwa umujyi wa Kigali kigaragaza ko inyubako yagenewe ibikorwa byo gusenga yujuje ibiteganywa n'amategeko agenga imyubakire y'aho hantu. basabwa kandi kwerekana inyandiko yemeza gukoresha inyubako ku buryo bwihariye mu bikorwa byo gusenga, inyandiko yemeza gukorera gusa imihango yose, amasengesho n'imikorere y'imyemerere mu nyubako y'umuryango yagenewe gusengerwamo. mu bishya harimo kandi kugaragaramo kwerekana inyemezabwishyu ya miliyoni 2 ya serivisi adasubizwa yo gusaba ubuzima gatozi yishyurwa mu isanduku ya leta. umuyobozi uhagarariye umuryango ushingiye ku myemerere n'umwungirije basabwa kuba barize amasomo ajyanye n'iyobokamana mu ishuri rikuru cyangwa kaminuza byemewe n'amategeko. iyo yize mu mahanga, uwo muyobozi mukuru atanga icyemezo cy'imihwanire y'impamyabumenyi, ni ukuvuga equivalence cyangwa y'impamyabushobozi mu by'iyobokamana gitangwa n'urwego rubifitiye ububasha. ku muntu wize kaminuza mu zindi ngeri hagaragaza icyemezo cy'amasomo y'iyobokamana ashimangira impamyabumenyi y'uhagarariye umuryango imbere y'amategeko, ukuvuga presentant legal, n'icyumwungirije bafite impamyabumenyi zitari izo mu bijyanye n'iyobokamana bize nibura amasaha 1200 mu masomo y'iyobokamana mu ishuri ryemewe n'urwego rubifitiye ububasha. ni ukuvuga ngo ahangaha uyu utarize iby'iyobokamana muri kaminuza agomba kuba afite icyemezo cy'uhagarariye idini cyangwa se umuryango ushingiye ku myemerere, representant legal, uhagarariye mu mategeko cyangwa se n'icyumwungirije. ibyo byombi agomba kugenda byitwaje, kandi abo ngabo nabo bakagomba barize nibura amasaha 1200 mu masomo y'iyobokamana kandi mu ishuri ryemewe. mu 2003 kugeza mu 2004
mu bihumbi 2023 no kugeza mu bihumbi 2024 imiryango ishingiye ku myemerere 116 yasabye ibyangombwa by'ubuzima gatozi 19 irabihabwa mu gihe 97 itabihawe kuko itari yujuje ibisabwa. Guhabwa ibaruwa y'imikoranire bisaba kwerekana gahunda ijyanye n'iterambere ry'akarere. Abashinga amadini n'amatorero n'imiryango ibishamikiyeho bajyaga bakodesha inzu zisanzwe zikoreshwa indi mirimo nka hoteli cyangwa inzu zakira ibirori bakazisengeramo. Amabwiriza mashya ategeka ko iyo nyubako ihabwa icyangombwa cyemeza ko ikorerwamo imihango y'uwo muryango no gusenga gusa. Akarere cyangwa umujyi wa Kigali bizajya bitanga ibaruwa y'imikoranire ari uko hatanzwe icyemezo cy'ingero y'inyubako cyemeza ko inyubako izakorerwamo ibikorwa byo gusenga yujuje ibisabwa n'amategeko y'imyubakire y'aho umuryango ukorera gitangwa n'ubuyobozi bubifitiye ububasha. Ni ukuvuga ngo ahangaha aya matorero cyangwa imiryango ishingiye ku myemerere izajya igaragaza action plan cyangwa se plan d'action ifite aho ihuriye na gahunda z'akarere. Akarere n'urugero niba gafite imihigo 50 kagomba guhiga, nuvuga ngo umuryango ushingiye ku myemerere uzajya ureba muri ya mihigo uhitemo imihigo runaka uzafasha akarere mu kuzuza cyangwa se mu kwesa. Hanyuma twakomeza, hasabwa kandi urutonde rw'abantu nibura 1000 bo mu karere umuryango wifuza gukoreramo bagaragaza ko bawushyigikiye, ruriho imikono yabo, nomero z'indangamuntu cyangwa iza pasiporo n'iza telefone byabo na gahunda y'ibikorwa by'amajyambere akarere cyangwa umujyi wa Kigali bishyize imbere. Mu gihe umuryango ushaka kugaba amashami usabwa kwandikira akarere ariko kamenyesha RGB kopi y'inyandiko mvugo y'inama y'urwego rukuru rw'umuryango rwemeje gushinga ishami n'uzariyobora iriho umukono wa noteri, gahunda y'ibikorwa yuzuzanya n'ibikorwa by'iterambere akarere cyangwa umujyi wa Kigali bishyize imbere n'ibindi. Abahamijwe ibyaha bya jenoside ntibemerewe kuba mu buyobozi bw'imiryango ishingiye ku myemerere. Ingingo ya 9 y'aya mabwiriza ivuga ko undi muntu uri mu bagize inzego z'imiyoborere y'umuryango ushingiye ku myemerere agomba kuba afite nibura imyaka 21 atarakatiwe bidasubirwaho igihano cy'igifungo kingana cyangwa kirenze amezi 6 kitarahanagurwa n'imbabazi z'itegeko cyangwa ihanagura busembwa. By'umwihariko ujya muri izi nzego z'ubuyobozi agomba kuba atarahamwe n'icyaha cya jenoside, icy'ingengabitekerezo ya jenoside, icy'ivangura cyangwa icyo gukurura amacakubiri. Buri muryango kandi ufite inshingano yo kumenya niba inkunga umuterankunga wawo awugenera idaturuka cyangwa idafitanye isano n'ibikorwa binyuranye n'amategeko. Usabwa gukora igenzura ngarukamwaka rikozwe n'inzobere kandi ugatanga raporo ndetse ugaharanira kurwanya ibyaha by'iyezandonke no gutera inkunga ibikorwa by'iterabwoba. Niba mubyibuka neza, hari abantu bagamije guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda nk'abitwa RNC, urunana n'abandi batifuriza u Rwanda neza kubera kumva ko ubutegetsi buriho ubu ngubu butayoboye uko bo babyifuza. Ngira ngo mu minsi yashize hari n'abantu bagiye bafungwa, bamwe bagiye banivanamo nko muri ADPR. Abo birirwa bagaragaza amagambo y'ivangura n'amacakubiri ku mbuga nkoranyambaga, aho byagiye bivugwa ko bashobora kwifashisha insengero mu icengezamatwara ryabo kuko bazi ko ari hamwe mu hantu hatinywa na za leta zo muri Afurika nyinshi kandi hakira abantu benshi icyarimwe kandi baba bategerejweho kumva no kumiragura ibyo ba pasiteri na ba padiri na ba shehe babahaye byose. Kuri iyi ngingo kandi Jado Castari we abisesengura muri aya magambo. Uciye ikibungo kandi nibyo, ariko si ibanga, si n'ibyo guhisha ko uretse na hano iwacu muri aka karere urumva twabonye
tunazi ko hari abantu banyura muri uyu mutaka w'imiryango urumva ishingiye ku madini kubera ko bazi ko ari umutaka ubundi mu myemerere ya kinyafurika isanzwe ni igice kidakorwaho. yego buriya Yonatani ntuze no gutungurwa cyane urumva ntuze no kugaya umunyarwanda ko bari benshi nko mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi bagiye kwihisha muri za kiliziya n'insengero, kandi ubundi turabizi ko kiliziya n'insengero ziba zirahagaragara ubundi si ahantu ho kwihisha. mu by'ukuri sinzi niba tunavuga ibiri ibyo tuvuze ngo bagiye kwihisha, bagiye mu nsengero. mu by'ukuri ukwihisha bashakaga mu rusengero ntabwo ari nka kwa kwihisha uwagiye mu gihuru yagiye gushaka. no ni ukuvuga ngo iyi myumvire urumva mu myumvire ya kinyafurika hariya ubundi ni mu kitabashwa naho gushakira urumva. therefore n'uwaba ateganya kugirira nabi ubuyobozi cyangwa se ubutegetsi ashobora kuba yaca muri uwo mutaka w'aho yakwihisha ubundi mu myemerere ya kinyafurika afatwa nk'ikitabashwa, ku buryo umuntu yatekereza ko hari sekiyu. ibyo byarabaye muri Kenya twarabisomye, ni amakuru icyo gihe ndabyibuka wari wantumiye. ibyo byarabaye hirya aha ngaha muri Uganda. mubyibuke bavandimwe, cya gihe igihe umubano utari mwiza hagati y'u Rwanda no muri Uganda, bamwe mu bantu leta y'u Rwanda yasabaga Uganda kudaha umwanya ni abapasiteri n'abanyamadini n'abantu bitwaga ngo bagiye gusenga, ariko mu by'ukuri bagiye kugambana uburyo baza gukuraho leta y'u Rwanda. ibishoboka abantu banabonera adresse naho abayobozi muri ADPR bareganye bavuga ko muri bo harimo abambari ba RNC. voilà niba mubyibuka mu kwezi kwa 9 n'ukwezi kwa 10 impamvu binyorohera gutarasa. ati hari na bake ibimenyetso byafashe. aya mabwiriza agira ati umuryango ukora isuzuma ngaruka harebwa ahashobora kwibasirwa n'ibikorwa by'ubuhezanguni, iby'iyezandonke, gutera inkunga iterabwoba cyangwa gutera inkunga ikwirakwizwa ry'intwaro za kirimbuzi. umuryango ugomba gushyiraho uburyo bwo gutahura no kumenyekanisha ihererekanya ry'amafaranga rigaragaza ko ridasanzwe, harimo aturuka hatazwi cyangwa afite ingaruka zikomeye ashobora guteza, n'ubwishyu bwoherezwa cyangwa bukomoka mu bice bitizewe. itegekwa kandi gukora ibikorwa by'imari byose bikorwa binyuze muri banki cyangwa mu bindi bigo by'imari byemewe mu Rwanda. ni ukuvuga ngo aha ngaha icya 10 nacyo kizajya kinyuzwa kuri banki. amakosa ateganywa muri aya mabwiriza harimo nko gushinga ishami utabisabiye uburenganzira, bikaba bihanishwa kurihagarika. umuryango warishinze uzajya ucibwa ihazabu ya miliyoni 5, naho umuntu uhagarariye imiryango irenze umwe ishingiye ku myemerere azajya ahanishwa kwamburwa uburenganzira bwo kuyihagararira yombi. biteganyijwe ko imiryango ishingiye ku myemerere yari isanzwe ikorera mu Rwanda igomba kuba yajyanishije imikorere yayo n'aya mabwiriza mashya bitarenze amezi 12. abakomeje kudukurikira, aha niho dusoreje iki kiganiro. ndabashimiye.